Yuko yampaye ni inkoko imwe yaturagaga amagi ari imwe yonyine. Yuko yarayimpaye bya 2,000 bampaye naragiye nguramo amagi 10. Igi ryaguraga amafaranga 200. Narayazanye yashyira kuri yango. Maze kuyashyira kuri yango mu minsi 21 hari havuyemo imishwi 10. Cyabiri hari icyo twita Youth Summit, igikorwa cyo kumurika ibikorwa aho abajene bahuguwe n'umushinga twita gukora akazi kanoze bateye inkunga na USAID bamurikaga ibikorwa urubyiruko rwagezeho rubahuza n'abikorera ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta. Navuga twungutse nuko hari byinshi urubyiruko rukora abandi bashobora kwigiraho. Hari n'ibyo private sector batweretse urubyiruko rushobora kwigiraho kandi bakora neza. Iyo gahunda yari imaze gutekerezwa twaranita, ariko nanone dusanga kugira ngo rwa rubyiruko rwihangira imirimo hari igikenerwa, hari bwa bumenyi tuvuga tugomba kubaha, hari izo skills zitandukanye, ariko nanone tuza gusanga hakenerwa igishoro cy'amafaranga. Ngarutse rero ku cyo rubajije rwa rubyiruko rwacishirije amashuri yaba abanza cyangwa se ayisumbuye cyangwa se wenda n'urwisumbuye gatoya rwafashwa gute. Iyo utekereje kwa kubona igishoro usanga kenshi urwo rubyiruko rwacishirije amashuri ntabwo ruba rufite imiryango wenda iteye imbere cyangwa se ahandi hantu rwakora amafaranga. Aho bwahoye rukora amafaranga rero ni mu bigo by'imari bitandukanye. Aho niho leta yarebye iti ni gute twafasha urubyiruko kuba rwabona igishoro binyuze mu bigo by'imari bitandukanye. Urubyiruko dutoranya rukorana n'umushinga wa USAID dukora akazi kanoze ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 16 na 30. Rukaba rwararangije amashuri 6 y'ibanze n'amashuri 6 yisumbuye n'abize imyuga umushinga nawo ukorana nabo. Bakaba batiga kandi bakaba batinjiza amadolari nibura 1.75, mu kuvuga byibuze amanyarwanda 1,500 ku munsi. Ikindi nuko twabahuje rwa rubyiruko rwacu private sector bakagenda bagahuza ibikorwa bakaba bashobora kubakopera noneho n'abakora muri kunoze neza cyane uko bari bazana. Abahuguwe na Huguka dukore bafite ubumenyi bw'umwihariko bwo kubivuza, kuko cyane cyane nyina birebeye mu bumenyi ngiro aribyo twita pratique. Ariko uyu mushinga uburyo wubatse ntabwo ari umushinga ukora ngo urangire ugende. Iyo abajene babahuguye turabahugura tukabumbira mu matsinda ibyo twita ibimina bivuguruye, aho babandi babonye akazi babandi bikorera bagenda bagakora akazi kabo, ariko nyuma bakagaruka muri bya bimina bivuguruye twita sida, bagafata inguzanyo babanza babitsa bagafata inguzanyo ubundi bagakora business. Uvuga twebwe dukomeza kubakurikirana nubwo umushinga warangira, dukomeza kubakurikiranira muri ya matsinda barimo. BDF mwavuze niba itaje mwibegere mukamwegeranye muri tsinda mwitumirize basange aho muri. Mweka ko mwumwage yagira ate niba mushaka muri hamwe ni mwitumirize. N'umuyobozi mumutumire birebe ya dusure
rero ibyo dukora mwereka aho tugeze, mugaragarize ibyo mwifuza ko mufatanya n'aho mwifuza ko babongerera ibyo ari byo byose. Ntabwo umushinga wagera ku bajene bose, ntabwo bishoboka, ahubwo na ba bajene batangiza mu mahirwe bashobora kuza bakigira kuri ba bandi bagize amahirwe yo guhugura. N'igikorwa nk'iki mwabonye ko hari n'abandi bajene batahuguwe ariko bari bahari, bashobora kubireberaho nabo bakaba babyigana, ariko wenda ntawamenya ko ushobora kugira amahirwe n'ubundi na ba bandi tukagenda nabo tukabagenda. However, the thing that always I find the most striking is harder to measure, but we hear it from youth. I hear it from youth all the time, and it's this idea that their participation in Hukudakore gives them confidence in themselves for the first time. It gives them purpose. They start to have a vision for themselves in the future, where before many youth said they had none. As I mentioned today, we hear youth saying that this really gave me a second chance at life. Natwe Vision Jeunesse Nouvelle umwaka wa mbere wa 2018 twahuguye urubyiruko rungana rugera kuri 600. Umwaka wa kabiri duhugura urubyiruko 900. Muri 900 twahuguye, ubwo imyaka ibiri ni urubyiruko 1500. Abo bose bararangije guhugurwa. Uyu mwaka wa gatatu usigaye tuzahugura 800. Bose hamwe murumva ko bazaba hafi 2300. Twamaze kubona ko 60% bafite icyo bari gukora, abandi 30% bari gushakisha, 10% basigaye basubiye ku ishuri. Kuko hari abo bumvise ko mbere ko akora business ni ngombwa ko banza yasubira ku ishuri. yacu akaba ari ugushishikariza abakiri bato umuco wo gusoma, aho bihurira n'akazi kanoze nuko twifuza ko uru rubyiruko rwakuwe mu bukene rukazamuka babyandika mu nkuru zabo bwite, hanyuma tukabibika mu isomero cyangwa bigasakara muri Afurika yose.